السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تجعل علمنا حجة يوم يقوم الحساب. Shimweni kuzoni bya Allah subhanahu wa ta'ala, amaru mwisha sakari kumwiza mununga zose n'abahanuzi, mukunzi wacu n'umugabo wacu, nayo mahoro sakari ku bantu be n'abasanyanya ndobe n'abakurikira zakomeza kubakurikira mu kujya neza kujya ku munsi w'imperuka. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Dushimira Allah subhanahu wa ta'ala ku ngabire ze n'imigisha myinshi cyane aduhundagazaho, iyo tubona n'iyo tutabona. Nibyo ni ku rukundo rwe afitiye ibiremwa bye, kudushoboza kugira ubuyisilamu, kudushoboza kugira imani, kudushoboza kugira ihsan, kudushoboza gusari, kudushoboza gusiba. Ibi byose ni ingabire z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Rero nk'uko mubibona nyine ni isomo risanzwe, nubwo mu cyumweru gishize ritatambutse, isomo rya aqida, aho tugenda twiga ibibazo bigiye bitandukanye mu bibazo birebana n'imyizerere n'imyemerere, tukagenda tubikuramo amasomo. Mu by'ukuri buri mwisamu ari wese agomba gufatisha yombi, kubera ko amasomo arebana n'iyobokamana cyangwa se n'imyizerere niwo musingi wubakirwaho mu gukora amasengesho yandi. Ariko kubera nanone ko turi mu kwezi gutagatifu kandi bikaba bisa nkaho birimo kugana mu minsi ya nyuma yo ku kwezi gutagatifu, sinabura kwiyibutsa namwe mbibutsa ko buri wese wagize amahirwe yo kubona uku kwezi agatangira kugusiba, ko yakoresha imbaraga zishoboka, cyane cyane muri iyi minsi turimo kugenda twegerezamo. Iyi minsi turimo niyo ya minsi bamwe kera bajyaga bavuga, ugasanga nko mu minsi 15 minsi wasangaga abayimama bakoresha nko mu majoro, cyane cyane uhereye ku ijoro rya 15, ugasanga barimo nyuma y'iswara cyangwa se hagati bashyizemo ku bafite imyaka hejuru ya 45 gutyo, muwadda ya Ramadan ya shahrul Qur'an wa shahrul Ghufran, gutyo babyitaga ko barimo gusezera ukwezi kwa Ramadan, ukwezi kwa Qur'an, ukwezi ko kubabarirwa, cyangwa se kwite uku kwezi nk'uko abandi nanone iyi minsi 10 bagiye bagenda bayigabanya, bati iminsi 10 ya mbere ni iminsi y'impuhwe, iminsi 10 ikurikiyeho ni iminsi ya maghfira, iminsi 10 ya nyuma isoza ukwezi gutagatifu kwa Ramadan ni iminsi yo kuvanwa mu muriro wa Jahannam. Ubwo rero wewe wagize amahirwe yo gusiba ukwezi kwa Ramadan, iyi minsi bifate ko ari iminsi igana mu minsi yo gusezera ukwezi gutagatifu kwa Ramadan, nubwo nta asli bifite, kuko biriya bavugaga ngo muwadda ya Ramadan la asla lahu, nta dalil byari bifite, ntabwo ari kuri intumwa y'Imana yajyaga yubahiriza kandi ikora inagandukira Allah subhanahu wa ta'ala mu kwezi gutagatifu kwa Ramadan. Kuvuga ngo urasezewe ni ibintu nta dalil bifite. Yewe n'abavuga ngo kuvuga ngo iminsi 10 ya mbere ni impuhwe, ya kabiri ni imbabazi, ya nyuma kuvanwa mu muriro, na dalili bafite bavuga ngo ni hadith rwose la yasih, ntabwo ari sahih ya hadith. Ariko rero hamwe n'ibyo twemeranyaho, nuko Ramadan ari ukwezi gutagatifu, nuko Ramadan ari ukwezi kw'imigisha, nuko Ramadan nk'uko Imana yagennye ko buri kintu icyo ari cyo cyose kigira uko gitangira kikagira uko gisoza. Ramadan irimo irerekera mu musozo, buri wese ntashobora kunyuranya n'icyo. Kandi burya mu masengesho yose harimo no gusiba Ramadan, mu bintu bikomeye abantu twigamo no mu bintu bikomeye abantu bagakombye kwitwararika, ni ugukora iryo sengesho nk'uko intumwa y'Imana yari ikoze. Twe rero ntabwo mvuga ndimo kwibutsa kugira ngo natwe tuvuge nka kuriya kwa babandi ba mbere, cyangwa se twibwire nk'abariya bavuga ngo ni iminsi y'imbabazi n'impuhwe, ariko ndagira ngo tubibone nk'uko intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yabibonaga iyo byageraga muri iyi minsi igana ahagana ku musozo. Ese intumwa y'Imana yo yabibonaga gute? Nayo yarasezeraga cyangwa yavugaga kuriya yabigenzaga gute? Icyo nababwira cyo nuko rero nkuko biri muri Qur'an, nkuko biri muri sunna zitandukanye z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niba hari igihe cyiza kiba mu kwezi kwa Ramadhani ni iminsi 10 turimo kwegerezamo. None uyu munsi turi tariki 19 ejo ni 20, nuvuga turimo kwegereza ku mwisho wa Ramadhani, kandi ku mwisho wa Ramadhani niho hari ibihe bidasanzwe, ibihe bikomeye, ibihe by'imyigisha. Niho hari muri rya joro rya Laylatul Qadr, aho Imana ivuga iti inna anzalnahu fi Laylatil Qadr, Qur'an twayimanuye mu ijoro ry'ubugabe. Wama adraka ma Laylatul Qadr, ese ijoro ry'ubugabe niki cyari kubwira? Rifite agaciro gakomeye. Imana yari haye ikuzo. Imana ikavuga iti Laylatul Qadr khairu min alf shahr, ijoro rya Laylatul Qadr ryo muri Ramadhan mu minsi ya nyuma rifite agaciro kurusha amezi 1000. Kugira ngo wumve ko iminsi turimo kwinjira mu kwezi gutagatifu kwa Ramadhan ari iminsi ihambaye, ubyumve gutyo. Noneho uvuye uti iminsi ko kwirahambaye, ese intumwa y'Imana yarabigaragaje nayo ko ari iminsi ihambaye? Nibyo, kuko intumwa y'Imana itabigaragaza, ni intumwa y'Imana itabikora, nta nundi wari kubikora, kubera ko yadushakiraga ibyiza, ikatwereka ibyiza. Aho yabonaga icyiza cyose yarahagaragazaga, ikanatwigisha, ikanatwereka n'urugero. Intumwa y'Imana nkuko biri muri hadithi Aisha radhiallahu anha, mufasha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuga ati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Intumwa y'Imana yashyiragaho umuhati n'umurava mu byo yakoraga mu masengesho, umurava itashyiraga mu kindi gihe icyo ari cyo cyose. Icyo ni icya mbere, kirakwereka ko koko ya minsi turimo kwegereza ari iminsi idasanzwe, ko n'intumwa y'Imana yifataga nk'iminsi idasanzwe. Iyo ni hadithi ya mbere. Hadithi ya kabiri ni hadithi Aisha arakubwira ati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-layla wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda mizarahu. Intumwa y'Imana iyo iminsi 10 ya nyuma mu kwezi gutagatifu kwa Ramadhani yinjiraga, yararaga ikora amasengesho, ikabyutsa ndetse n'abayo kugira ngo bakore amasengesho, hanyuma igakenyera ikitegura, igashyiramo imbaraga zidasanzwe kugira ngo ikore amasengesho mu rwego mbese ruhanitse kurusha mu bindi bihe. Kuvuga ngo jadda wa shadda mizarahu, ni kuvuga ngo intumwa y'Imana yashyiragamo imbaraga nyinshi cyane mu minsi 10 ya nyuma ya Ramadhani. Nibyo birakwereka ko iyi minsi turimo kwinjiramo ariyo nyine narindimo kubibutsa nanjye niyibutsa, ni iminsi nta wakagombye kwirangaraho, kuko n'umwiza mu biremwa ntabwo yigeze arangara. Haba ari mu ntangiriro ya Ramadhan, ariko byagera mu minsi ya nyuma ya Ramadhan, intumwa y'Imana igashyiramo umukazo, igakenyera, igakomeza, ikarara amajoro, igasaba Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma n'ikindi kikwereka ko iminsi 10 ya nyuma ya Ramadhan niyo minsi 10 intumwa y'Imana yajyaga ikoramo itikafu. Nanone mu rwego rwo kugira ngo uwo mwanya wa itikafu iwukoreshe mu rwego rwo kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo byose ni adilla ndimo kugenda nkwereka ukuntu intumwa y'Imana yahaga ihtimam, ni ukuvuga ngo agaciro iyi minsi 10 turimo kugenda twinjiramo, tuzinjiramo ejo bundi. Iyo minsi itangira ku ijoro rya 21, niho abantu batangira guhigana na Laylatul Qadr, kubera ko intumwa y'Imana muri hadith ivuga ko bishoboka ko ishobora kuboneka mu minsi y'ibiharwe, nako yabivuze, nubwo imvugo nyinshi zigaragaza mu ijoro rya 27. Iki rero nicyo ngira mu ngo babwire, aya ni amahirwe abakomeye Imana yaduhaye, ubwo Imana yadushoje gusiba tukaba mu ntango tukagera hagati, ubwo Imana tugeze ku mwisho mu minsi isoza igisibo cya Ramadhan. Noneho ahangaha ntabwo ariho guta umwanya. Niba utarataye umwanya mu minsi ya mbere, nuvuga ngo ntugomba guta umwanya wawe mu minsi ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadhan. Abandi bakurikira neza, batari kirenge mu kirenge cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakora itikafu. Kandi itikafu irashoboka, ushobora gukora itikafu amasaha, ibyo ari byo byose, umwanya mwinshi ukawushyira ku masengesho. Akthiru min dhikrillahi azza wa jalla, akthiru min qira'ati al-Qur'an, akthiru min al-ihsan lil khalq.
mukore ku bwinshi, musome ku bwinshi Qur'an, mukore ku bwinshi adhkar, mukore ku bwinshi mu kugira neza, mugira neza ibiremwa by'Imana subhanahu wa ta'ala mu kwezi kwa Ramadan, al-ihsan, kugira neza, as-sadaqat, sadaka. Ibyo byose rero ni ibintu umuyisilamu atagomba gucikanwa, kugira ngo noneho uku kwezi gutagatifu kwa Ramadan kuzarangire mu by'ukuri hari aho ahagaze, kandi hari n'ibyo yiteganyirije ejo imbere ya Nyagasani wacu subhanahu wa ta'ala. Ibi byari mu rwego gusa rwo kugira ngo turebere nanone imbaraga abantu bakoresha cyane cyane muri iyi minsi ibiri nimara gucaho. Wari twinjiye mu minsi ya nyuma ya Ramadan, al-ashr al-awakhir fite mazaya, ni iminsi rwose fil kitabi wa sunna, wasoma kabisa nta byo gushakisha byari abantu bashakisha bavuga anyura. Iminsi 10 ya nyuma ya Ramadan khudh balak, ni nk'ahandi bakubwira ngo niyo n'abari mu marushanwa bacunga bageze ku masaha ya nyuma, na wa wundi wumvaga ageze ngira ngo agiye kurunduka aremera kizirika ariko karangiza. Muri ibyo ni mu bintu by'isi. Iyo bibaye mu bintu bya akhira no mu bintu birebana na Allah subhanahu wa ta'ala, rero byo ni akandi gaciro. Naho ubundi ubusanzwe isomo ryacu nk'uko mubizi tugenda twiga ku byaha runaka, kandi ngira ngo twamaze gusobanukirwa ko ibyaha nyine ni ibyaha kubera ko Imana niyo ibigena, ariko ibyaha bigakorwa n'abantu. Nayo mpamvu Imana izatubaza ku bakora ibyaha, naho ubundi badakora ibyaha ntacyo Imana izabahemba. Ariko none uyu muryango twawuzanye kugira ngo twerekane ko abantu nta muntu umwere, nk'uko tuvuga ngo intumwa z'Imana zarabere ntabwo zabagorwa mu byaha. Abantu tugwa mu byaha, ariko abeza bakora ibyaha ni nabo abandi bicuza. Icyo ni icya mbere. None nuko n'ukwezi ko kwicuza abantu bagakoresha amahirwe yabo n'umwanya Imana yaduhaye mu kwezi kwa Ramadan, shahru tawba wal ghufran, abantu bakanicuza. Kwimana irababarira byose, Imana ibabarira byose, nta cyaha na kimwe Imana itababarira. Ntazagira umuntu ujya hariya kuvuga ngo ntabwo Imana izakubabarira. Uwo nguwo wabikubwira yababaye nk'uyigeze gukora nk'ibyo, Imana ikamushyira mu muriro kubera ubwiyemezi bwe. Uravuga ko Imana itazambabarira se? Imana yagukuriyeho ipazi kwereka abizababarira n'abitazababarira. Niyo mpamvu mu nyigisho tubigisha abavandimwe b'Abayisilamu, buriya niyo waba udafite ubumenyi bwinshi, nkunda kubwira Abayisilamu uzirinde gucira umuntu urubanza. We ntabwo ari umucamanza, we nta juru ufite, nta n'umuriro ufite kujya ucira abantu imanza. Ujye uvuga ibyo uzi, ibyo utazi wicecekere. Ujye uvuga ibyiza, ibitari byiza ubyihorere. Uwo ni wo muco dutozwa n'idini. N'ibingibi rero bavandimwe b'Abayisilamu bagira ngo mbabwire, niyo turimo kwinjira muri ibi tuba turimo kwiga by'ibyaha, kuvuga ngo gukora icyaha, abantu bakora ibyaha, twese turacumura, ariko Imana yashyizeho umuryango wo kwicuza. Icyo ni icya mbere. Kandi n'ibi byaha uretse shiriki nk'uko nababwiye, ibi byaha ntabwo byatuma umusiramu ata agaciro ke k'izina ry'Ubuyisilamu. Niyo yakora iki cyaha, nk'uko twabonye ibyaha byinshi cyane bitarimo shiriki, ni ukuvuga ngo arakomeza akitwa umuyisilamu rwose, nta kuvuga ngo ibi ni umuyisilamu, nta n'urubanza uri bumucire, ko we nta rubanza uca. Ima nta bushobozi umufiteho, cyangwa se niko ibintu bimeze, urubanza urusigira Allah subhanahu wa ta'ala, ni uca imanza z'abantu. Kandi hariho n'andi masomo turimo kwiga ibi bintu nagiye mvuga bitari mpamvu ko nyasubiramo hano. Iyo uri umuyisilamu gusa ugahagarara kuri tawhid, ku ijambo la ilaha illa Allah, nturitandukire, nturitokoze. Imana uko ikwakira biratandukanye n'utarahagaze kuri iri jambo. Nibyo twicara tuvuga. Ubwo dukomeze turareba bijyanye n'igihe n'iki. Ntabwo turi burebe imiryango, nta nubwo ndi burebe ntuza ibisobanuro birebire, gusa kugira ngo twumve nanone muri ibyo bindi bifatwa nk'ibyaha. Mu bindi byaha rero bifatwa nk'ibyaha, icyo kireba cyane cyane nk'aba bandi bakunda gushakisha ubumenyi, ariko bakabushakisha kubera dunia.
ntabwo ari ukubera Imana, ntabwo ari ukubera idini y'Imana, ntabwo ari ukugira ngo barengere ibiremwa by'Imana, akiga gusa kugira ngo ima abone iryo zina cyangwa abone iyo degree cyangwa se abone ubwo buzima bwo ku isi. Ibyo ngibyo burya nabyo ntabwo ari byo, kiriya nacyo ni icyaha ubwabyo, cyane cyane kwiga ubumenyi bw'idini utabwize kugira ngo bufashe abantu gusobanukirwa idini, bufashe abantu gusobanukirwa nyagasani wabo, bufashe abantu gusobanukirwa intumwa yiwe, ukabushaka kugira ngo gusa nyine niba ari izina baguha, niba ari diplome baguha, niba ari umushahara baguha, niba ari cyo kiguhimbaje, icyo nacyo kiri mu byaha buriya. Ni kimwe no kwiga ubumenyi warangiza ukabuhisha, byose ni kimwe. Ubundi Imana yashimagije abamenyi igaragaza ko ari abantu batinya Imana, ari nabo bagandukira Imana, nk'uko Imana ivuga iti innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Mu by'ukuri abatinya Imana amagaragu bayo n'abandi bafite ubumenyi, n'Imana ikagaragaza wa yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Imana izamura inzego abandi bemeye n'abandi Imana yahaye ubumenyi. Byose intumwa y'Imana irabivuga, ariko ntabwo bibujijwe ko kuri wa wundi utandukira ubu bumenyi Imana iba yaramuhaye akabukoresha kubera dunia, akabukoresha kubera izindi nyungu cyangwa se kubera izindi mpamvu, ko nawe ari mu bantu mu by'ukuri bazahura n'akaga. Ndetse no muri hadith twigeze mu muryango wa niya, umuryango wo kwereza Imana ibikorwa, mu bantu bazahanwa ba mbere bagatwikwa n'umuriro harimo umuntu wize ilmu, washakishije ubumenyi cyangwa se agasoma Qur'an akanayigisha agasoma. Imana yamaza ngo ntabwo nakugiriye neza, ati wangiriye neza, sinakwigisha ubumenyi, sinakwigishije Qur'an, wabikoresheje ute? Rwose narigishije ijoro n'amanywa. Imana imubwira turabeshya wowe, ubumenyi washatse ntabwo wabushatse kugira ngo wigishe abantu bamenye, wigishe idini yanjye kubera njye, la, wabushaka kugira ngo bavuge kuri umumenyi. Barabivuze kandi ukishima cyane. Hari utamubwiye ngo ni umumenyi, ashobora no kukwirukana mu isomo arimo kwigisha mpaka umubwire ko ari umumenyi, cyangwa se ari umuntu ufite biriya bintu. Burya ni afa nubwo abantu batabimenye. Biriya ni ukuvuga ngo ni icyasha ku bantu biga idini, cyane cyane kwiga idini kugira ngo bakuvuge imyato, cyangwa se kugira ngo ubone amaronko, cyangwa se kugira ngo bigende bitya. Biriya bintu birahabanye. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an agira ati innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Muri aya Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati mu by'ukuri ba bandi bahisha ibyo twahishuye mu bisobanuro n'ubuyoboke kandi twarabisobanuye abantu mu gitabo, abo ngabo niba Imana ivuma, kandi n'abavuma bakaba babavuma. Abahisha ubumenyi rero ntabwo usobanurira abantu niba ufite ubumenyi, cyangwa se n'ubwo bumenyi bwawe ni ikiguzi. Ibyo nacyo ni ikibazo. Ubumenyi ni sharafu, mbese ni ikintu gifite agaciro cyane, ariko abantu bakagombye kumenya ko ari masuliya. Byibura wa mugani ukigisha n'abantu, niyo ryaba ari ijambo rimwe, mwema nabyo se ndavuga iti balighu anni walau aya, niyo yaba ari aya imwe gusa. Iyi aya ubundi imanuka yari yamanutse mu bamenyi b'Abayahudi, n'amategeko Imana yari irimo kuvuga ngo albayinat, bagahisha ibyo twamanuye mu mategeko. Ni amategeko yarebanaga no gutera amabuye abasambanye n'andi mategeko y'ibihano Abayahudi basomerwaga, bakayahakana, bakayahisha, ntibayavuge ayo ngayo. Kuko iyo ubwiye abantu ukuri kw'ibintu, ntabwo nyine ibyo wifuza muri bya byubahiro, muri bya kina, wenda uko nabigereranya bimeze nk'umuntu nka kera, nk'umuntu iyo yasambanaga, abayimamu ntabwo bamusezeranyaga batamukubise. Kera warakubitwaga sawasawa inkoni ijana.
ni ukuvuga ngo muri icyo gihe rero niba imamu umuntu akaza kubera ko arimo gufureka wenda afite amafaranga runaka makeya yasambanye biragaragara, imamu akavuga ati uyu nguyu ntabwo akubitwa, bamukomeraga mu mashyi y'umutu muzima kubera duniya. Ntabwo ari ukubera Imana, kubera amaronko no kubera ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko urabona n'aba ngaba niko bajyaga bahisha amategeko y'Imana. Naho icyo Imana ivuga ko bagihisha, nanone abayahudi bajyaga bagihisha mu mategeko yabo, ni ikirebana n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukuzaza kwayo n'ibisingizo byayo biri muri Taurati. Ntabwo abayahudi bigeze babyigisha abantu babo, banga ko bazahita bayimenya bayitegereze. Ibi rero nabwo ni uguhisha ubumenyi. We vuga ibintu uko bimeze. Imana se ko ariyo iyobora, Imana niyo yereka abantu inzira igororotse. We igisha abantu biri mu gitabo, ibindi ubyihorere. Ariko kuvuga ngo nimbivuga aramenyekana, cyangwa se itegeko nindivuga ntibazankunda, we vuga uko Imana yavuze ba, ibindi ubyihorere. Vuga Imana yavuze itya, kandi ntabwo Imana ijya ivuga ibitari byo. Nta nubwo Imana ivuga ibigoramye, nta n'ubwo Imana ibera. Imana iteka ibyo ivuga biba ari ukuri. Uratinya kuvuga iby'Imana kubera iki se? Nose nutavuga iby'Imana uzavuga ibyane? Kandi dore no kubivuga ntabwo bisobanura kuvuga ngo ntawe uzashyira mu mugozi ngo uzamuzane umuhane. Icy'ingenzi ni uko wigisha abantu gusa. Sobanurira abantu, nta kindi. Ntuhishe iby'Imana yakwigishije. Nanone Ibn Masud nawe aravuga ati ma tala'ana ithnani min almuslimin illa raja'at tilka al-la'na 'ala al-yahud wan-nasara. Ati buriya abasiramu babiri iyo barimo kuvumana, umwe akabwira umwe ngo nguri ikivume, we nguri mal'un, n'undi akabwira undi nguri ikivume. Intumwa y'Imana aravuga iti izo lana zose rero buriya ziragenda zigasubira ku bayahudi n'abanaswara bagiye bahisha ukuzaza kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ibigwi bye n'ibisingizo bye bivugwa muri za Taurati na Injili. Nk'uko Imana ivuga iti wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu lin-nas wa la taktumuna fanabadhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabisa ma yashtarun. Ngo zirikana igihe Allah subhanahu wa ta'ala yagiraga igihango, kagirana igihango n'abo abandi bahawe igitabo min al-yahudi wan-nasara. Kavuga ati ariko se iki gitabo mbahaye muzagisobanura abantu, nta nubwo ibirimo muzabihisha. Harimo amategeko nk'aya ngaya ahambaye, harimo n'ubutumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uko babikoze bo rero, cya gihango bagiranye na Allah baragitatiriye, batera umugongo amagambo y'Imana, bayagura intuza ku giciro gito cyane, kandi bahisemo nabi n'ibyo baguze nabi. Kubahiriza iby'Imana nibyo byari bibafitiye agaciro, no kubahiriza igihango cy'Imana nibyo byari iby'agaciro kuri bo, ariko ntabwo babimenye. Ibi rero ni ibirebana na ilmu. Icyo navuga kuri makeya, reba ni hadithi yindi, ubwo twigisha dufite ibibazo nyine. Intumwa y'Imana yaravuze iti ubundi ya hadithi irareba abantu biga idini ni iki. Ubwo baba bigisha tuvuga nk'uko ndimo kuvuga, ariko ni ikigeragezo. Intumwa y'Imana yaravuze ngo man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'urfa al-jannati yani rihaha. Rawahu Abu Dawud. Intumwa y'Imana muri hadithi yavuze ngo umuntu uziga idini, umuntu uziga ubumenyi, bwakabaye ari impamvu yo gushaka ibihembo kwa Nyagasani, we akabushaka kugira ngo yibonere ingwize z'isi. Ni ukuvuga ngo yahinduye umugambi. Ntabwo ari ukubera Imana, nta nubwo ari ukugira ngo Imana izayimuhembere, arimo arishakira ingwize. Intumwa y'Imana yavuze muri hadithi ngo impumuro y'ijuru ntazayumva. Ubwo rero nubwo
umuntu ashobora kukubwira ibi akakubwira ibi, ariko Mwenyezi Mungu aturokore aturinde, natwe dufite ibidutegereje ejo. Asallallahu taysir. N'izindi mvugo nanone nk'ihadithi n'umwe Imana aho irimo kuvuga iti man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu al-ilmu illa kibran, ngo umuntu uziga ilmu ngo ntayishyire mu bikorwa, ngo iyo ilmu ye nta kindi izamwongera uretse kwibona n'ubwirasi. Kandi birumvikana byo nta gushidikanya, iyo uramutse wize warangiza ntukoreshe ibyo wize, ikivamo gusa no kugenda ugenda ku mitwe y'abantu nta kindi. Nanone intumwa y'Imana nayo ubwayo yajyaga isaba Imana ngo nyagasani Imana uzandinde ubumenyi budafite akamaro. Yoze akavuga ati a'udhu bika min ilmi la yanfa. Intumwa y'Imana yavuga Allahumma inni a'udhu bika min nafsin la tashba. Nyagasani Imana nkwikinzeho undinde nafsi dahaga, wa min da'watin la yustajabu laha, n'ubusabe butakwakirwa, wa a'udhu bika min ilmin la yanfa, kandi nkwikinzeho uzandinde ubumenyi budafite umumaro. Buriya niba hari ikintu kibi no kugira ubumenyi ntibugire umumaro, ukabona wowe uri umuntu wenda la samaha Allah cyangwa se bifadlillah azza wa jal wize iyo ilmu, ariko nawe ushobora kugaragara nkuko turimo kuvuga ibi byaha nyine, nubwo nta maasumu uriho, ariko ukisanga nta utandukanye n'udafite ilmu. Mutahawil, gusari ni ikibazo, gusiba ni ikibazo, kugenda kure haramu ni ikibazo, kandi witwa ngo ufite ilmu. Buriya Imana ifite imizani yayo, ariko nibwira ko nk'abantu b'abamenyi bashobora kuzahanwa cyane, kandi nako bimeze ugeranyije n'abantu mamoma juhal adafite icyazi. Niyo mpamvu bakubwira ngo hariho bamwe mu abantu bazabona ku munsi w'imperuka bazunguruka mu muriro wa jahannama, amara agenda azunguruka mu muriro wa jahannama. Abantu bifate mu mutwe batisa, kandi aba bantu bati niba abandi bajyaga babwiriza ibyiza ntibabikore, bakababuza ibibi ntibabireke. Wowe urimo urabwiriza abantu gusari, ariko gusari nawe byarakunaniye. Urimo urabwiriza abantu gutanga, nawe gutanga byarakunaniye. Urimo urabwiriza abantu kureka ubusambanyi, nawe byarakunaniye. Ubwo rero nuko bizagenda. Imana ituyobore. N'ibindi rero, ubwo ni ukuvuga ngo ilmu ni ikintu cyiza cyane. Nta na ibada wasenga Imana uyitwaje nko kuba washaka ubumenyi kandi Imana ikabuguka nabukoresha. Ariko niba hari akaga gakomeye, ni kuri ba bandi babona ilmu uko yabingana kose, aho kugira ngo ibe ubufasha kuri bo no ku bandi ikaba ikibazo. Icyaha kindi cya kabiri kiri hano ni icyaha kirebana no guhemuka. Buriya ubuhemu mu idini w'Islamu ni ikintu kibi. Imana muri Qur'an iravuga iti ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ngo yemwemera Imana ntimugahemuke, muhemukire Allah, muhemukire intumwa, muhemuke hagati yanyu, mu ndagizo ziba hagati yanyu, kandi muzi neza ko ibyo bintu Imana itabikunda, kandi ko ari icyaha, ari ikintu kibi. Ni ukuvuga ngo ikintu cyo guhemuka nacyo ni inenge, ni umuco mubi udashobora kugeza nyirawo ku cyubahiro icyo ari cyo cyose, haba hano ku isi no ku munsi w'imperuka. Umuntu arakwizeye akubikije ibanga rye, akubikije amafaranga ye, agusize ku kazi ke, akuguriye ikamyo ngo uri umusiramu wabuze akazi, ukayirya mpaka n'amapine n'ibindi byasigara ukabijyana i Rwamagana mu byuma. Ubukoze icyaha gikomeye. No mu bintu bigenda bisubiza abantu inyuma ubu none ahangaha ni uguhemuka. Kwihomeka abantu bagenda bamenya amakuru yawe bakavuga ati uriya ni umuhemu. Kandi ijambo guhemuka mwumve ko ari icyaha gikomeye, nawe bishyire kuri urwo rwego. Wewe wavuze ko nta kazi ugira, ntacyo umuntu akuguriye taxi voiture, buri munsi yakubaza ngo ibintu bimeze nabi, ibintu bimeze nabi. Imyaka 5 yose mwajya kubara, mu myaka 5 taxi yarayiguze nka miliyoni 12 mu myaka 5,
ukaba umaze kumuha nk'ibihumbi 400 ngo urimo gukoresha imodoka, urimo urayikoresha cyangwa urimo cyo ugiye mubikana ni kibi cyane. Niyo mpamvu nacyo kiri mu byaha binini, mu bintu bidusubiza inyuma. Umuntu asubira inyuma, reka da maze guhura n'akaga inshuro nyinshi, uyu yakubwira maze guhura n'akaga gutyo kubera guhemuka. Guhemukira Imana rero n'intumwa yayo ubundi ni ukunyuranya n'amategeko y'Imana n'intumwa yayo. Ibyo Imana yagutegetse ntubikore, ibyo yakubujije ahubwo akaba ari byo wisangamo. Ibyo intumwa y'Imana yakubwiye ntubikore, ibyo yakubujije ahubwo ukajya ngo nibyo bikuryohera. Naho indagizo zo ni nyinshi. Abantu hari abaguzanya, abantu baraguzanya, abantu barahana ibintu, abantu barizeranaga. Nk'ubu ngubu nk'uru rupapuro mpamo bavuga ngo ni urupapuro rw'amazu n'iki. Hari umuntu ushobora kuba yifite ibibazo bye, Mungu ndiye anajua, akaza akagushyira ku rupapuro mpamo rwe, akakubwira ati iwe baina yangu mimi Mungu watatu. Kamubwira ati wallahi ni dosari 5 kwa Kadafi. Umusiramu yagenda ikibazo ukakigurisha. Ubudahemutse se, ibi bintu mu idini w'Islamu birazira. Ibi bintu nta gaciro byaguha. N'uyu mutungo umeze gutya ntaho wakugeza namba. N'ibindi wabisanisha n'ibyo ngibyo. Kuntu abantu bahemuka. Ibindi byo buri muntu nawe ni umuyobozi w'umutima we. Isi yarahindutse. Ubu muntu buragenda bushira ku gipimo kinini. Ntabwo umuntu yajya kwagura birenze aho ngaho. Ibyo tubona birenze. Uribaza se izi nyigisho zibaho? Kera umuntu yajyaga ku rugendo, ukaba ufite urugendo rwa kure, ukaba wabwira umusiramu mugenzi wawe utebana ngusigira n'amafaranga yo guhaha kwa yamusigira bazasigara rero urugo, bikanagenda neza kurusha uko waba uhari wowe. Ebana haba mu cyubahiro cy'urugo rwawe, haba mu cyubahiro cy'ubuzima bw'abana, ntazajya ugira ikibazo. Ariko uzibeshye ubu ngusize umuntu ku rugo rwawe, uzibeshye ugenda umara amezi 3 ugaruke, icyo uzabona uzagifatisha amaboko 2. Ibi byose rero bigwereka iki? Iyi ndangagaciro zo kwemera Imana no kwemera ko ibyo dukora bitari byiza, hari igihe kizagera tukabibona, tukabibazwa. Wagira ngo umuntu ntazi ko ari mwana ndani, wagira ngo umuntu ntazi ko ari ukuzuka no guhagarara, wagira ngo umuntu ntabwo azi ko hari sirat, wagira ngo umuntu ntabwo azi ko hari urubanza. Nukora ibintu nk'ibyo ngibyo, umuntu arakwizeye mugenzi wawe, haba ari mu bintu bifatika cyangwa se mu bidafatika, cyangwa se n'izo mpapuro urazimuha akaba arizo akoresha ajya kukurimbura. Noneho natwe tukirimbura. Niba wari ufite n'ibanga ryawe, niba wari ufite icyo ukibeshya ngo webana ngo uyu musiramu ukarimuha, uba wicukureye nyine. Intumwa y'Imana muri hadithi yaravuze ngo la imana liman la amanata lahu, ngo nta muntu wagira imani adashobora kurinda indagizo. Ubwo indagizo mwumvishe ko zifata mu bintu byinshi cyane, mu bintu bigiye bitandukanye. Hari igihe mba numva nabijyamo mu buryo bwagoye, ariko nkumva birangoye, simba ashaka kubijyamo, mvugamo make gusa. Buriya mba mvuze make. Wala dina liman la ahda lahu, kandi nta dini ku muntu utagira isezerano. Wal khiyana qabiha fi kulli shay, kandi no guhemuka ni ikintu kibi muri buri byose. Intumwa y'Imana nanone mu yindi hadithi yaravuze iti adil amana ila man itamanaka wala takhun man khanak, yusubiza indagizo waziguhaye, ntugahemukire utaguhemukiye. wala takhun man khanaka, ntugahemukire uwaguhemukiye. Nuba we nahemuka ntuzamuhemukire wowe, ko guhemuka ni icyaha. Uko icyo nicyo rinde indagizo kuwayiguhaye. Niba umuntu yaguhaye indagizo uyirinde, niba ari ibanga, niba ari urupapuro, niba ari umutungo ufatika cyangwa se udafatika,
niba ari umuryango, niba ari byose n'indagizo, ubirinde. Ntuzahemukire uwaguhemukiye. Niyo yaba yaraguhemukiwe, ntuzakore nk'ibyo yakoze. Yagusize ku rugo, wamusize ku rugo rwawe, ugarutse usanga ibara ryaraguye, mugakomeza mukabana, ngo birumvikana mukabana, nawe akagusiga ku rugo rwe, uti aha namusize ku rugo rwanjye, ibara riragwa, nanjye buretse nihimure. La, namuhaye umutungo wanjye arawurya, none nawe agize gutya arakase, anzaniwe, reka nkuhekenye. La, ntabwo ari gutyo. Niyo yaba yaraguhemukiye, ntuzakore ikosa nk'iryo yakoze. Izo ni imvugo zikomeye z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yigisha abantu ubupfura. Nose ugira ngo wallahi twebwe abayisilamu iyo tuza kugendera kuri Qur'an na Sunna, haba ari mu bwinshi tuba turi benshi, haba ari mu bizerwa tuba turimo ba mbere, nta n'uwakwizera nkawe. Inyigisho turazifite, tudatoragura zo gushakisha. Qur'an iruzuye, Sunna ziruzuye. Niyo wafata kimwe gusa mu Busilamu, kimwe gusa cyakujyana isi yose, reka guhemuka gusa iryo rijya gutunga. Guhemuka byarangije abantu benshi. Iki ni ikirebana rero no guhemuka. Intumwa y'Imana muri hadisi yaravuze iti yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati ana thalithu sharikayn ma lam yakun ahaduhuma sahibahu, ati njye mba ndi uwa gatatu mu bafatanyije babiri igihe umwe atarahemukira mugenzi we. Njye mba ndi uwa gatatu mu bafatikanyije mu kintu runaka igihe umwe atarahemukira mugenzi we. Ni ukuvuga ngo mwaguze fuso muri babiri, umwe azana amafaranga n'undi azana amafaranga, mugafatanya, mukuzuzanya, mukagabana neza, mukayikoresha neza, mukagenda. Imana burya aba ari uwa gatatu irabafasha, kandi Imana yabafasha nawe urabyumva, nta kiva muretse kuzamuka. Atariko intumwa y'Imana ikavuga iti, Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati igihe ariko umwe atarahemukira mugenzi we, ariko igihe mugenzi wawe uzagira gutya ukamubwira ngo isoko imodoka yacu yabonye bazajya baduha 1.5 miliyoni ku kwezi, kumbe wenda isoko ari 4 miliyoni, Imana ikoraho ikiganza, hamaje kuzamo ibindi bibazo, Imana ikabihorera. Khiyana rero, ubuhemu ubungubu ni bubi bavandimwe wa Islam. Imana izaturinde guhemuka. Hanyuma rero icyaha cya nyuma ari nacyo mpagaragiriyeho, ni icyaha kirebana no gucyurira umuntu. Niba waramugaburiye, niba waramuhaye ikanzu, niba waramuhaye ibati, niba warakoze neza runaka, incyuro, ibintu ntabwo byemewe mu idini, ntabwo Imana ibyemera, nta nubwo intumwa y'Imana rwose ibintu ibyemera. Niyo mpamvu imvugo nyinshi cyane hano zitwereka ububi bw'iki cyaha cyo kugira neza warangiza ukagenda ucyurira wa wundi wagiriye neza. Ntabwo ari byiza. Imana muri Qur'an iravuga iti ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, ngo yemwe Mana muramenye ntimukonone isadaka zanyu, amaturo yanyu, muzikurikiza incyuro n'ibintu n'amagambo mabi. Biriya ntabwo ari byo, kirazira. Nanone muri hadith sahih intumwa y'Imana yavuze iti thalathatun la yukallimuhumullah wala yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Abantu batatu ntabwo Imana izabareba ku munsi w'imperuka. Imana izavuga n'abantu bareba, n'abantu bazayireba, ariko abantu batatu ntabwo Imana izabareba, nta nubwo izabeza, kandi bafite ibihano bibabaje. Abo bantu batatu ni abahe? Uwa mbere harimo al-muslim, ba bandi usanga bambaye imyenda igenda ishuruza kandi ari na kibri, kagenda ikurura hasi. Tuzi ko sunna y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni imyambaro itagenda ikurura hasi, iri hejuru byibura gato y'akabumbambori. Uwa kabiri al-mannan ni uw'incyuro nyinshi, ukora akantu akagenda yabona ngo
Unaona si ngo maze nayo kumva ko hari aho yageze. Mimi si ndio nimemfanya apate kile, mimi si ndio nimemfanya apate ile kazi. Biriya bintu ntabwo ari byiza. We ni wagize neza, shimira Mwenyezi Mungu. Ibintu by'inyuro ntabwo ari byo. Hanyuma wa gatatu rero wal munfiq sil'atahu bil half al kadhib, no wundi ugurisha ibyo agurisha akoresheje indahiro. Iyo arimo kugurisha ararahira, niyo arimo kugura ararahira. Mwe nk'abayisilamu njya mbabwira iteka, iri zina Allah ni izina rihambaye. Izina Allah ni izina rihambaye. Uzarebe iyo utangiye gukora ibyo byose uravuga uti bismillah. Imana se nifite amazina menshi tuzi 99. None se ko udatangira kuryo uvuga uti bismil qawi, ninde urabitangiza? Bihabanye nuko Imana yavuze, bihabanye nuko intumwa y'Imana yabivuze, nuko yatwigishije. Iyo tugiye gukora icyo cyose turatangira bismillah, alhamdulillah. Izina Allah ni izina ry'Imana ryihariye rihambaye. Imana ko ari isengwa. Sasa abantu kubera kutagira ilmu no kwibera mu bujiji, umuntu mpaka karahira niwe abagiye kugurisha igitoki. Ebana n'imineke ararahira ngo wallahi ngo imineke nayifashe ku ijana. Sasa we mineke wowe urarinze uzana izina ry'Imana mu bintu nk'ibyo biciritse kubera iki kwe? Niyo yaba ari icyo ugurisha cya jabu, birahagije ukuri kwawe nk'umuyisilamu, bwiza mugenzi wawe ukuri. Ariko muzabirebe, iyo ni ingeso muntashe, ni ingeso imaze gusakara. Urimo kugurisha ntabwo ashobora kugurisha ati wallahi nk'umuvandimwe, wallahi kubera iki? Imana imbabarire, ntabwo ari fatwa namufashe. Ariko nuzajya wumva umuntu arimo kurahira mugiye kugura w'umuyisilamu musara, uzamwitenda gusabye ntuzabyongera ibyo bintu. Niba ugira ngo tunagure ntuzabyongere, kuri murakina kandi biragaragara kubeshya wowe. Mujye mubabwiza ukuri. We ntabwo wajya kugurisha uri umunyakuri ngo ujye kurahira izina ry'Imana. Ninde wabigutuma? Iyo agura ararahira, iyo agurisha akarahira. Abantu nk'aba ngaba ntabwo Imana izabareba. Ni umuco mubi no kurahira gusa bidafite impamvu gutya gutya. Izina ry'Imana hari abantu njya numva batajya bavuga ba sebukwe. Hari abantu badavuga ba sebukwera mu izina. Ntashobora. Ntabwo navuga ngo ni icyaha, sibyo? Yubahirije umubyeyi. None se niba abantu baha icyubahiro ababyeyi babo ku buryo umuntu adashobora kuvuga nyirabukwe mu izina, gute wowe Imana wayizana mu bintu biciritse nk'ibyo ngibyo? Icyubahiro cy'Imana kiri hejuru y'ibyubahiro byose, kiri hejuru ya byose. Ni ukuvuga rero iyi hadithi yavugaga kuri ibi by'indahiro n'iki, ariko ikinini ni uko harimo al-mannan, umuntu w'inyuro ukurikiza ibyo yatanze inyuro, ntabwo ari byiza. Hanyuma ile aya yo yaje n'ubundi, hari hadithi n'umwe y'Imana aho yavuze iti iyakum wal manni bil ma'ruf, ngo mujye mwirinda gucyura ku neza mwakoze, fa innahu yubtilu shukra wa yamhaqu al ajr, ko yonona na ryashimwe umuntu ashobora kugaragaza kandi igakuraho n'ibyiza n'imigisha yakabonye. Nanone intumwa y'Imana isoma iriya aya ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, yemwemera Mana ntimukonone isadaka zanyu muzikurikiza inyuro n'amagambo mabi. Nukuvuga ngo ibi nibyo byaha bitatu byari biri aha ngaha. Cyaha cya mbere ni ikibazo n'icyaha kirebana n'abafite ilmu bahisha ubumenyi bwabo, ntibasobanura ibintu nk'uko bimeze, nka kwa kundi Abayahudi bahishe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ntibayigisha abantu, cyangwa se n'amategeko yandi y'ibihano n'iki ntibayabwira abantu. Icyo ni icyaha cya mbere. Icyaha cya kabiri ni icyaha kirebana no guhemuka, nabyo twabirebye. Buriya guhemuka ni icyaha kibi, ntabwo ari byiza. Isamu twari dukwiye gusa Allah subhanahu wa ta'ala akaturinda guhemuka. Guhemu ni bubi. Hanyuma icyanyuma, dini w'Islam itegeka kugira neza, ariko nyuma yo kugira neza nta nyuro. Gira neza wigendere, ibihembo byawe uzabisanga ku Mana. Ariko kugira neza aho wicaye
ugatangira kuvuga sinzi ikizakorwa kugira ngo abantu byibura n'ubumenyi bw'ibanze bubwakira. Hari umuntu ushobora gufasha umuntu none amuguriye ibati tu, ariko ntibwire atabibwiye nk'abantu 10. None se siyo yariye se weba ngo nanegeye hariya abana ngo yongeyeho za Karama ngo hari umusiramu wansabye ibati ngo niyo nari nagiye, uwo n'umwe. Yasari duhuri ngo hari umusiramu wansabye ibati, uwo n'uwa kabiri. Ku munsi umwe gusa ibati rimuvuze, jembo sinzi ikibazo dufite mu by'ukuri. Namwe mujye mwicara murebe ubuzima twiberaho. Ikintu gito umunsi, mbese umuntu nta nubwo wavuga ngo Imana yambonye byarangiye basi khalas, kiriya kintu nagikoze kubera Imana byarangiye, ariko reka ndebe ko nanjye nshobora kugira icyo mpisha. Kandi ndababwiza ukuri, iyo umuntu ashaka kujya mu Imana imwe bugufi, nta banga riba mu bumenyi. Iyo ushaka kujya ngo Imana ikube bugufi, Imana igukunde, Imana ikurebesha ijisho ryayo ijye mu iteka ryose, Imana ikugirire neza, ugomba kuba ufite ibintu byawe ukora, niyo cyaba ari iki kimwe, ariko bikaba nta ebana n'urushishe rutabizi, n'umugore wawe atabizi, n'umwana wawe atabizi. Abantu bakora nka gutyo nibo bantu Imana iha ikuzo, nibo bantu Imana iha ihemba byinshi hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Nibo bantu ashobora no kugira ikibazo, yagira ikibazo gikomeye agasabisha Imana icyo kintu, ariko ugasaba ntihagire umuntu uzakibona. Ingero ndazifite fi sawabiq tarikhiya z'abantu bagiye bakora nka gutyo. Kandi muribukana ya hadithi y'abantu 3 bagiye mu cyobo, ngo naba nshaka kugira isomo rirerire, ariko nabyo murabizi cyabakuyemo nuko buri umwe yari afite icyo yakoraga, nta wundi ukizi, niwe wenyine n'Imana ye. Nuko ngo Abayisilamu tugira uburyo umuntu yagira ibikorwa by'ibyo byita khabia, ikintu wahishe mu mutima wawe, nta wundi ukizi uretse Nyagasani wawe basi. N'umuntu w'umukene ufasha, ufite n'uburyo umufasha, abantu bakazabigundura nyuma warapfuye ngo ngo kumbe ntiwajyaga, kuko wa wundi azabivuga. Nuramuka upfuye wa mukecuru akabimenya, azabivuga, avuga ati niwe wankoreye ibi, niwe wanyubakiye ya nzu, niwe wagize atya. Abantu bifate mu mutwe ngo masikini ngo kumbe, ariko byarangiye ibyo barimo arabivuga, we wigendeye. Tugire rero umuco nayo ngayo, hasigaye niba hari ibibazo 2-3 hanyuma tukigendera. Hada wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, alhamdulillahi rabbil alamin.